Yes, reka dukomeze n'agace gakurikiyeho. Ubwo twari tumaje gusiga Nathan arimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ko ibyabaye byose ari amafuti ye, ari amakosa yarimo arasaba Jasmine imbabazi, akamubwira ati nukuri mbabarira, ntutume mva ahangaha, nta kintu na kimwe mfite, ibintu byose byandangiriyeho, niwe wenyine nsigaranye, ndakwinginze mfasha. Umusore nyine ukabona ko arimo arasaba imbabazi ati ntutume ngenda, ndamutse ngeye naba ndi ngenyine, nyumva. Ubwo yatangiye kuba yasaba imbabazi abwira umukobwa ko yakamubabariye. Umukobwa agatangira kuba yamubwira ati ibyo byo kuba wansaba imbabazi ibisubiza aho bikuye, ntago ari ngombwa imbabazi banzo zisaba ubwawe, ntago ngiye naguhereza imbabazi nawe ubwawe utazifitiye. Wafashe amafaranga urayangiza, ibintu byose nta kintu na kimwe ntaguhaye, ariko ibyo wanyituye birahagije, narabibonye, nta kindi kintu ntegereje kuba nabona, nta kintu ntabonye. Ubwo umukobwa nyine yaramukebeye, naho ngaho twasoreje. Amaje kuba yamubwira ko ibyo bidashoboka, undi agatangira kuba yavuga ati Jasmine, kubera iki wavuga gutyo, kubera iki? Byose nemeye ko ari amafuti yanjye, ariko ntabwo uri muranyumva ibyo bintu, n'ukubera iki? Ubwo atangira kugenda yegera imbere amubwira ati Jasmine, n'ukuri nyumva, ndakwinginze nyumva. Undi agatangira kuba yamubwira ati se niba ushaka ko nakumva, ni iki kizima wambwira, ni iki kindi? Undi akamubwira ati nta bindi bintu mfite birenze ibyo ngibyo, ariko ibyo nakoze mu myaka 3 ishize, none se ntago wibuka ko ibintu byose nabigerageje ndimo ndagutabara? Ntago urimo urabyibuka ukuntu nafashe risk cyangwa ngafata ibintu bihambaye kugira ngo mbe nagutabara? Ntago byibuka kiragiye ukuntu nari imeze? Ubwo ndi nyine yatangiye kuba yakibuka, wari umunsi umwe. Ubwo nyine uyu nguyu ni Jasmine akiri umwana, hari umugabo urimo uraseriva, dore ngaramusunika akagwa mu mazi. Umwana yaguye mu mazi, ubwo abari aho bose baramubonye. Umukobwa atangira kuba yatabaza ati mwantabaye. Ubwo uyu nguyu ukamenya ko ari Nathan nyine nawe akiri umwana, nuko nguko yaje yirukanka cyane, aje kuba yatabara Jasmine. Umukobwa agatangira kuba yatabaza sekuru we ngo amutabare, ndakwinginze sogokuru ntabara. Ariko Nathan nuko nguko yaje kuba yatabara, bari bose bakiri abana. Umukobwa arimo aravuga ati sogokuru ntabara, mfasha, ndakwinginze mfasha. Ubwo umwana nyine arimo arahamagara sekuru ngo aze kuba yamutabara, ariko Nathan niwe waje kuba yatabara. Reka mbanza nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo Nathan niko yaje afata ku gakobwa ikari kakiri gatoya, bose bari bakiri batoya, nuko yamukuye mu mazi. Ubwo amuzamura hejuru utyo, ahamukura utyo, atangira kuba yamureba akamubwira ati we umeze neza? Undi akamubwira turakoze cyane kuba wantabara, njye meze neza, urakoze cyane kuri ibi bintu unkoreye. Undi yaramubwiye atari kugomba kuba wagenda wigengesereye, amazi ntago bapfa kuyakiriramo uko biboneye, ujye ugenda ubanza ureba ahantu ugiye, genda ujye kureba umuryango wawe, nanjye reka mbe nagenda, mu rugo barantegereje. Ubwo nuko yagiye. Undi atari yagenda ahise amubaza ati se buretseho gatoya, witwa ndi, izina ryawe ni irihe? Umwana yakomeje yiyogera amubwira ati mbabarira, ngewe si uko bantereta, uzabaze. Ubwo umukobwa nyine byose arimo arabyibuka ukuntu yahuye n'uyu Nathan ari ubwa mbere. Ubwo umuhungu nyine yatangiye kuba yamubwira ati iyo sogokuru wawe aza kuba atari yapfa muri ra myaka 3 yose yishize, iyo ataza kuba yapfa ni umuntu buri ko kwitaho, ariko ujye wibuka ko naguhoza uruhande nkaguhora impande, ari nge muntu urimo urakwitaho mu cyimbo cya sekuru wawe, nakoze ibishoboka byose ndimo ndagufasha, ariko ntago uri murantekerezaho, ibintu byose nagukoreye urabyibagiwe. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubaza ati ntago natinyuka kuba nakibaza ukuntu wibagiye ibintu byabaye byose mu myaka 3 isogokuru wawe akimara kuba yapfa. Nagerageje ibishoboka byose ndagufasha, ariko we nta kintu na kimwe wegeze unkorera, nturi murabibona ko negeze ngufasha? Igute utari murabibona ko nagukoraga ibintu byose ndimo ndagufasha? Nukubera iki utari murabibona? Ubwo n'umusore nyine n'amagambo atyaye kugira ngo arebe ko umukobwa yamwumva, kugira ngo abatamwirukana muri kampani, kandi ibintu byose yari yarabyikubiye. Ubwo umukobwa nyine akamubwira ati ibyo byose byibagirwe, kandi naranabyibagiwe nanjye, ibyo ntago ari ngombwa kuba nabyibuka, narabyibagiwe. Ubwo ayo ni amagambo y'umukobwa abwiye umusore,
amubwiye byose ibyo byo mu myaka 3 yamukoreye, ko yabyibagiwe nawe ahubwo abyibagirwe. Nuko nguko yahagurutse gake gakeya aza yegera umusore, amwegera utyo ahita atangira kuba yamubwira ati reka nkubwire, ibyari byiza kiragiye rwose urimo uramfasha, byari byiza kumfasha pe, kandi byari byiza kuba nahura nawe, ariko ndagira ngo mbe nakubwira, nta kintu na kimwe wegeze unkorera, ntabe na kimwe rwose wegeze unkorera kizima, usibye kuba waza wishakira amafaranga, kandi waranayafashe, ahubwo nuko ikizima utayakoresheje neza, amafaranga yose wafashe wayakoresheje nabi. Rero nta kindi kintu nakubwira, nuko wagenda kureba umuryango wawe mukagenda mukayasangira ayo mwabitse, ariko ndagira ngo nkubwire ko ari ubuzima bushyashya hejuru y'ibyo byose mwankoreye, reka tubifate nk'ibitambo mwatambye, ariko nge ntago ngomeza kuba naguma nizera umuntu utizerwa. Reka ngewe sindi no kugucira urubanza, reka ibyo ngibyo tubyibagirwe, ahubwo bagusohore. Ubwo umuhungu yatangiye kuba yamubwira ati se Jasmine wanyumvishije, ntimutume ngenda, mundeke ngenyine, ntago nshaka kuba nava aha ngaha. Uwo ni umusore nyine arimo aravuga ati mundeke we Jasmine, ushaka kuba wanyica? Ubwo nyine nibyo bintu arimo aravuga, kuko nta mafaranga nta kintu asigaranye, arimo aravuga ati ushaka kuba wanyica. Umukobwa wakisekera avuga ati ibyo ngibyo ni ibiki, upfuye ahubwo byaba byiza. Umukobwa agatangira kuba yatekereza ati igihe cyashize icyanjye nyine muri cya gihe nyine yari ameze nkaho bamwishe, atangira kuba yavuga ati bagerageje kuba banyicira hazaza hangi, bakora igishoboka cyose ngo banyice. Rero sinshaka kuba nakongera kuba nabahereza andi mahirwe ngo baze mu buzima bwanjye, ngombe nkora igishoboka cyose, kuko banyeretse uko batari na uko bari bameze, bari banyiyorobekaho cyangwa tubana bigira nkaho ari abantu bazima kandi atari abantu bazima. Rero ngomba kuba nakukumba nkuriya mushenzi wankoreye biriya bintu byose, agafata amafaranga arenga miliyoni 13 zose akagenda akazidedembyamo. Rero birangirire hariya nta kindi kintu navugana nawe. Ubwo umusore nuko nguko bamusohoye, ariko atari yagenda hari abaje bivuga ati mwe muretse uwo ni Sandra uje, ntumbaze ngaje kuba yakora iki. Sandra nuko nguko yagezaho ari kumwe n'umugabo warakaye uwanutse uri guhekenya iryinyo. Yari umusore nawe nuko nguko yabibonye atangira kuba yamwenyuramo, wakibaza ngo Sandra aje kuba yamara icyo ariko azanye n'undi mugabo, ntumbaze ngo ninde, turaza kuba twasobanukirwa. Ubwo nuko nguko Sandra nyine yarebanye n'umusheri we, umuhungu nawe arasizora atangira kuba yamureba, n'umukobwa nawe aramwitegereza, bose bararebana. Umukobwa atangira kuba yahindukira ariko ukibaza ati aje kuba yamara icyaha ngaha, kino kampani atari iye, hano ni kwa Jasmine, ariko ntumbaze ngo ninde. Ubwo nuko nguko n'umugore nyine yatangiye kuba yamubwira ati yewe misi, uriya mugabo bamwita Derek, nawe akaba afite kampani cyangwa se groupe dukorana, akaba dukorana tumaze imyaka 3 yose dukorana. Rero afite umugabane hano muri no kampani, rero kubura mu bintu nawe afitemo akamaro hano muri no kampani niba utanamuzi. Ubwo nuko nguko nyine umuhungu yatangiye kuba yamubwira ati Sandra we, ntago nizeraga ko uri buza aha ngaha, nukuri ntago nabyizeraga kuri buza aha ngaha. Sandra nawe akitegereza akimwenyurira, agatangira kuba yareba wa mugabo ngo bamwita Derek. Nuko nguko yese atangira kuba yamubwira ati papa, uyu musore uri murareba aha ngaha bamwita Natani, ukuntu uri muramubona bamwita Natani, ni umunyeshuri mwiza cyane, ni umuhanga, amfasha buri kimwe. Rero ikintu cyose nshaka kuba nageraho mu ishuri niwe mbikesha, niwe unsobanurira nkabyumva. Ubwo rero yatangiye kuba yavuga ati Jasmine, ntago ngenda namwishimira, nta kintu wafasha uno musore basi akaba agumye aha ngaha nawe. Ubwo nawe yese avuga ati ibyo ngibyo mwana wa, ibyo ni ibintu byoroshye, ni ibintu toto, ngomba kuba nabigukorera. Ariko umusore agakebuka akareba Jasmine, kubera ko uyu nguyu nawe afite mw'imigabane nyine muri kampani, ntago aba yikoraho, ntago wapfa gufata ikintu yanze cyangwa se kuba wafata umwanzuro mutawumvikanyeho. Ariko umukobwa yese atangira ko yamubwira ati ye Mr Derek, nubwo umukobwa wawe ari muri muravuga ibyo bintu, ariko ntago nakemera ko Natani aguma muri no kampani, ibyo byo ntago ndibuze kuba nabyemera. Umusore agatangira kuba yamuseka avuga ati ibyo ngibyo ni ibiki. Undi akababwira ati ngewe ku mbaraga mfite zose ntago ndibuze gutuma uno musore aguma mwaha ngaha, ndabibabwiye ntago ahaguma.
ubwo umukobwa yarahindukiye we bahora bahangana. Yatangiye kuba yamubwira ati we Jasmine, hagarika kuba wateza ibibazo ahangaha, rekera ibyo bintu uri murigira, hagarika aho ngaho kuko Natani agomba kuba yakorera ahangaha. Papa arabivuze, ntago biri buze kuba byakanga. Natani nawe akareba ahubwo akamubwira ati nta n'impamvu yo kuba twagusobanura kuko byose urimo urabyumva. Igihe wari unanutse, wari ubyibushye, urabyibuka nta muntu n'umwe wagukundaga, ariko ugomba kuba wakishyurira biriya bintu byose wagiye unyuramo. Undi agatangira kuba yamureba akamubwira ati rero nta mpamvu yo kuba twagundagurana cyangwa dusunikana, emera ibintu turimo turakuvuga, wikigira nk'umuntu w'inzirakarengane. Rero emera bino bintu nk'uko papa agiye kuba yabivuga, urimo urabyumva neza kandi si no kugusaba, ni itegeko. Undi akavuga ati ni itegeko, ngo ni itegeko. Ubwo nyine umukobwa byaramutunguye cyane, abasubirisha amati ni itegeko. Ubwo byaramurenze cyane, atangira ko yamubwira ati yewe Sandra, banza umenye neza ibi ngibi ntago ari imikino, ntago ari joke turimo, ibi ntago ari imikino, ibi ngibi ni muri kampani yanjye, ntago ari ya papa wawe aza nyunganira. Nta kintu na kimwe wavuga ngo ibyo ngibyo biraza kuba byandya. Reka reka aza ahangaha aje kunyunganira, ntago aza ahangaha nje kumwunganira, ahubwo musore nino mbwebwe ahangaha. Ubwo umukobwa atangira kuba yavuga ati biki, undi akamubwira ati si biki urimo uransubirishamo mu biki, imwebwe muri imyanda, babasora ahangaha. Umuntu ugomba gusigara ahangaha ni papa wanyu wenyine, mwebwe musohoke mwembi. Ubwo umukobwa nyine yari atanze itegeko avuga ati ahubwo mwindakaza kuko mwese ndaza kuba nabasohora, n'uyu muhombyi uri ahangaha mwese mbasohore nkaho mutareba. Murimo muranyumva neza se? Mbaremera ijuru ryanyu se? Ubwo ni umukobwa nyine urimo urabivuga, agatangira kuba yavuga ati mwembi sinkibashaka mwahangaha. Ubwo umukobwa yaratangiye ati we ecunga umunwa wawe, ecunga umunwa wawe. Agatangira kuba yakitegereza papa we niba hari ikintu ari buvuge. Ubwo papa we nawe yese atangira kuba yavuga ati yewe Jasmine, njyewe rero reka mbe nakubwira, ibintu byose ngomba kuba nabishyira ku murongo, kandi ngiye ikintu nifuza nuko kampani yacu igomba kuba yakura ikazamuka. Mwarayihombeje cyane, rero ngomba kuba nayifata nkayishyira hejuru cyane, kuko na papa wawe cyangwa se sogokuru wawe ibi ni ibintu yabaga yifuza. Rero ngomba kuba nafata tugafatanya ibiganza tugazamura kampani igatumbagira ikagera mu bishorishori. Siko bimeze se? Ubwo atangira kuba yamubwira ati Sandra ni umukobwa wanjye, rero ikintu yansaba cyose ngomba kuba nakimukorera, ntago nacyanga. Rero uno muhungu agomba kuba yaguma ahangaha igake gakeya, nawe akarya ku rufaranga agakora nk'abandi bakozi bose. Ubwo na Sandra nawe ati wambonye se? Undi ariko akamubwira ati yewe Uncle Derek we, ndimo ndabyumva ibintu urimo uravuga, ariko ibyo ngibyo ndagira ngo mbe nakubwira ko bitarimo birashoboka. Ubu ngubu ntago biri buze kuba byashoboka. Nanjye sogokuru yaza kuba ari ahangaha ntago yakifuje ko tuba turimo turaterana amagambo ku bintu ndimo ndababwira. Ino kampani iri mu biganza byanjye, ntago ngende buze kuba nafasha uno mukobwa ibintu avuze ngo mbe nafasha uno muhungu. Reka 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 reka, ntago ndi buze kuba nabikora, na sogokuru ntiyabyemera. Umukobwa nyine yatangiye kuba yabakuriragaho kunnyo ababwira ko bitari buze kuba byakunda. Ubwo yese atangira kuba yavuga ati ntago ndi buze kuba nafata ibintu byose ngo mbisenyure. Ariko umugabo akamubwira ati we iceceka aho ngaho birahagije we Jasmine, wibuka ko ngewe ndi umunyamigabane, mfitemo imigabane. Hanyuma y'ibyo bintu urimo uravuga uzi ko mfitemo imigabane? Kubera icyo urimo urigira gutyo, ndavuze ngo Nathan agomba kuba yaguma ahangaha. Nathan nawe akabyumva avuga ati umugabo ati nyuma na nyuma ugomba kuba wakora ahangaha. Ubwo yahise atangira kuba yashimira avuga turakoze cyane Mr Derek we, urakoze cyane, nukuri sinzi ukuntu nagushimira. Ubwo Sandra akamureba ati wabibonye se? Urimo urabibona ko bigenze neza cyangwa nta kintu urimo urabona? Ubwo umusore nyine we bamwemereye akazi. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati yewe wagerageza wakora ibishoboka byose ngo umurinde, ariko nge Jasmine ndabivuze nta kintu kiri bubi. Umugabo akamubwira ati hagarika aho ngaho, hagarika ibyo bintu, mfite imigabane mwahangaha. Rero ngomba kuba nakora ibintu nshaka cyangwa se ibintu, kuko nta n'ikintu kibi kindimo ndakora. Rero ibyo ngibyo maze imyaka 5 igera muri 3 yose irenga ndimo ndafasha kampani yanyu kuba yazamuka. Rata musore, ibintu bimeze neza. Ubwo agashimira agatangira kuba yavuga ati ujye ushimira Sandra. Agatangira na Sandra ati Sandra we nukuri urakoze cyane kuba mvugiye, murakoze cyane. Ubwo yagiyeho nyine arashimira, ukamenya ko akazi bakamwemereye.
ariko umukobwa arimo arakoma mu mashyi, agakoma mu mashyi avuga ati yigo se umuntu nirukanye ni gute mumugaruye mu kazi Mr Derrick we, ukaba umugaruye gutya mu kazi? Uratangaje, ni igitangaza cyane pe. Reba ahangaha, ndagira ngo mbe nababwira ikintu mucyumve neza. Ntago nshaka kuba nababona abo bantu babiri ahangaha, kuko ntago ndimo ndabyemera, simbyemeye. Umukobwa yavuze ko watarimo arabyemera. Reka ntago ndi bubyemere. Ndatangira kuba yavuga ati kubera iki utari bubyemere? Ubwo batangiye kuba baterana amagambo. Undi akavuga ati reka mbanze ngusobanurire neza ukuntu hano Uni family imeze Mr Derrick we, ngiye kuba nabikubwira aho ube wabyumva ukuntu hano byose bimeze. Isiko se bimeze? Ati tugendeye ku migabane iri mwahangaha ukuntu byose bimeze, reka nze mbe nabibahuriza mbabwira ukuntu byose bihagaze. Ubwo niko yese atangira kuba yababwira ati twebwe nka famiye yacu cyangwa se Uni family dufite 70% by'imigabane ya hano ahangaha. Noneho rero 30 isigaye wakibaza ngo ni yande? Rero niyo mpamvu ndimo ndakubwira ati Natani yibagirwe kuba yakorera ahangaha ndetse n'umukobwa wawe musohokane, kuko kubareba yewe birimo birandya ahantu. Sinshaka kuba nababona ahangaha, ngiye bagende. Ubwo nyine ukamenya ko umukobwa yise avuga ati ndi 30 isigaye igasigara ariyo yanyu, kandi nayo muyisangiye n'abandi bantu musangiye imigabane. Ubwo niko yise atangira kuba yavuga ati oya, ibyo bintu ntago biri buze kuba byakunda, we. Ubwo niko yibwiraga papa we ati papa mwigisha isomo. Undi agatangira ati yigo se yewe mukobwa, ibyo byibagirwa ahubwo barinzi mubafata uko ari babiri mubasohore hanze, mubasohore. Ubwo Natani yararebye ati ngo iki? Umukobwa nawe akavuga ati hagira umusekirite unkoraho. Undi akavuga ati basohore. Nuko nguko babafashe barabasohora bababwira ati bajyane hanze kure cyane. Ubwo umugabo byaramuriye nawe atangira kuba yavuga ati gute mwankorera bino bintu mukangira gutya mukansuzugura? Urakeka ko bino bintu uri buze kuba wabyikontororera wowe? Reka nubwo nshaje ntago ngiye nayoborwa n'umwana, ndaza kuba nakwereka isomo. Urimo urumva imbaraga zanjye mfite, uraza kuba wazibona. Umukobwa we nta bintu byo gusara, akihagararira akareba ati yigo se. Undi akamubwira ati bino bibazo uteje uraza kuba wabona inyungu zabyo, uraza kuba wabibona. Undi nawe akavuga ati waretse kuba wavuga cyane se, bitware gakeya, nabwo turimo turumva. Ahubwo babasohore banwo musohoke mugende. Ubwo nuko nguko babasohoye, ariko umugabo barimo baramubwira ati cisha make ya mugabo, ivugire gakeya. Undi akamubwira ati surakeka ko nsinzi? Urimo urakeka ko nsinze wowe? Hagati aho ngaho reka mbe nakubwira ati uhisemo amahitamo mabi, uzagerageza bino bintu mpaka urwaye, kuko ibi ngibi bizarangira urwaye, ntago byakugwa amahoro. Undi akavuga ati ibyo ngibyo tubitegereze tuzabibona. Yewe we, tuzabibona Crowd Group we, ukuntu muzaba murenzi. Ubwo nyine ukamenya ko ari Crowd Group nyine ngo yivanze muri Uni Group. Akamubwira tumva nkubwire wa mukobwa we, uracyari muto, uracyafite byinshi byo kubona. Ndaje nzakwereke aho mbera icyaga, aho mbera mubi. Ndaje nzabikwereka, itegereza uzareba. Umukobwa nawe akamubwira ati ciao tuzasubire. Yigo nuko abakobwa b'abarundi dukora. Tayari nuko nguko yamubwiye ati gendere muzehe, tayari tuka kure, uzajye kubibwira muri Uganda cyangwa muri Kongo. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine baje bamubwira ati yewe, ati bishobore kuba biri buze kuba byateza icyuho kuri biriya bintu ukoze. Uriya Mr Derrick amaze igihe kinini akora mwahangaha, sinzi ko biriya bintu biri buze kuba byatugwa amahoro. Uriya mwanzuro ushobora kuba ufashe urahambaye cyane, ugiye kuba wahangana nawe. Akavuga ati webe wegeye inyuma ibyo ngibyo bisubiza aho bikuye, ndahangana n'utahari hose, utashinga arabyina. Umugabo ariko agiye kuba yagenda, dore ukuntu yahindukiye, afite ijisho. Nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati yewe we agasimba we, ndaje nkwereke, itegereza uraza kumbona. Ikintu ndibuze kuba nagukorera ntago ngende buze kuba nakina nawe, ndakwereka ikintu ndibuze kuba nagukorera. Umugabo nuko nguko arimo arareba, ukabona ko ijisho naryo rigiye kuba ryavamo, nta mishinyiko, nta mikino. Ubwo nuko nguko Yannick nawe bamutwereka ari aho ngaho yibereye muri business ziwe, kuko yari yasize Jasmine amubwira ko nawe agiye kuba yagenda.
ubwo nuko nguko yaje nyine wa musekirite wa assistant we yaraje atangira kuba yamwongorera ibintu. Ariko reka mbanze nkubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarekoze ube wayikora ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamubwira avuga ati ngo ngwiki. Ubwo nyine batangiye kuba bamubwira ntumbaze ngo nibiki bamubwiye, akavuga ati ntago bishoboka, ibyo ni ibiki se agiye kuba yakora ibiki askigariwe, ibi bintu ni ibiki. Ubwo umusore yagize umujinya kurayo na telefoni, ntumbaze ngo ni ibiki bamubwiye. Ubwo nuko nguko yakuye iyo telefoni ingagiye kuba yahamagara ntumbaze ngo ninde. Ariko umugabo yese amubwira ati yewe, ati biriya bintu bavuganye baravuga baratongana cyane, rero sumbaze ukuntu biri buze kuba byarangira kuko ngo batonganye cyane, ariko ngo bavuze amagambo menshi baratongana. Ubwo nyine barimo aramusubiramwe ibintu byabaye. Wa mukobwa Jasmine arimo aratongana na Derek ariwe papa wa Sandra, arimo aramubwira ati wowe Jasmine, ariko ngewe ndakeka ko ari buze kuba yabigeraho kuko niwe umeze nkaho yatsinze hagati aho ngaho, ntago ari bariya batsinze. Ubwo wari ugiye kuba yahamagara, yaragiye kuba yahamagara Jasmine, yahise akupa telefoni ahita amubwira ati Mr. Yannick we. Undi aramubwira ati reka mbanze menye neza ku bijyanye n'iriya famiye, nicyo nshaka kuba namenya, vanze umenyera ibijyanye n'iriya famiye iya hariya muri Cloud, mbanze menye ibyari byo, ishakira uburyo bwose umpereza amakuru y'ibijyanye na hariya mo hariya ukuntu bihagaze. Ubwo nyine yatangiye kuba yasaba amakuru y'iwabo wa Sandra ukuntu byose bimeze, atangira kuba yamubwira ati ndaza kuba nabikubwira, reka njye kubigaho ndabikubwira byose. Undi akamubwira ati umpereza amakuru yizewe 100%, mbanze menye ibyari byo tayari. Ubwo nuko nguko baratwereka umukobwa araho ngaho yatangiye kuba yakawura nyine ibintu bya business ziwabo, arimo aragenda ashaka amakuru gake gake. Ariko nkubwira ati banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe inshuti yanjye, tujye twakomeza. Ubwo umusore nuko nguko yaje gake gakeya, umukobwa wari bize mu kazi. Umusore nuko nguko yaje, umukobwa nawe araho yaragiye kuba yatikirahure hasi. Umuhungu nuko nguko yaje yirukanka ahita agifata. Umukobwa aribaza ati nibiki bibaye, kwitegereza neza yabonye ni rya bogari wa musekirite we cyangwa se bodyguard we, umurinzi we nuko nguko yarahageze, aramwitegereza. Ariko mba mbona no mukobwa yaraguyemo gake gake yamaje kuba yagwamo kuri uno musore. Umusore nawe aritegereza ati wambonye se? Undi akamubwira ati se uraha ngaha wahageze, wagarutse. Ubwo yatangiye nyine kuba yamubaza niba yagarutse, ndati yego nagarutse ndahari. Ariko yatangiye kuba yamubwira ati ngiye numvishije Uncle Wayne arimo arambwira ngo hari ibibazo byavutse. Ibyo bibazo ni ibiki muri kampani byavutse uyu munsi, ni ibihe wansobanuriye? Undi akamubwira ati tuza. Uncle Wayne nawe agira umunwa pe, ibintu byose ni ukuguhereza raporo ngo ukuntu ibintu byagenze. Uriya agira umunwa mureke, nuko ari papa wa Sandra twari turimo turatongana, ariko nta byari birenze, byarangiriye hariya nta mpamvu iyo kuba twabitindaho. Byarangiye nuko naje kuba nasanga papa we afite imigabane hariya muri business yacu, ariko nta kirenze. Biriya byose naza nzabikemura, nta mpamvu yo kuba nagirana ikibazo n'umukobwa we ngo nze kuba nakigirana na papa we. Reka biriya ni business, nta mpamvu iyo kuba twabigiraho ibintu birenze. Biriya ni ukubera business, ntago biri buze kuba byatinda. Ubwo n'umukobwa nyine arimo arambwira umusore ati ntago biri buze kuba byatinda kubera ko umukobwa ariwe dufitanye ikibazo, rero nta mpamvu yo kukigirana na papa we kandi turi muri business. Undi akamubaza ati se biraza kuba byarangira? Undi akamwitegereza ati cyane rwose biraza kuba byarangira, araza kuba yabyumva. Ninde se wananiwe kuba yanyumva ngewe ko ndenze? Ntawe wagerageje kuba yakanga kuba yanyumva, kandi ibintu byose mba nzi kuba nabimanaginga na kampani, ndaza kuba nayimanaginga ngewe ndarenze. Kuko papa wanjye cyangwa se sogokuru wanjye yansigiye umurage, ibintu byose ngomba kuba nabisunika impaka ngeze ku ntsinzi. Ayo ni amagambo y'umukobwa arimo aravuga ati we ko ibintu byo gutsinda ari ibyiwe bitaza kuba byamunanira. Akavuga ati ndaza kuba natsinda ngewe, ahubwo icy'ingenzi ni ukuba nakagura business cyangwa se kampani yacu, ingashaka amaproje ya danje inkayashyira ku isoko, tugakora ibintu bikajya hejuru cyane. Umusore nawe akavuga ati kabisa umukobwa afite ubwenge.
ahubwo akamubaza ati se basi uri ku ruhande rwanjye, dukorane uri ku ruhande rwanjye. Umusore kandi nawe yifitiye kampani yiwe akorera, abahanganye nayo, undi nawe akamubwira ati ntago nabyanga gukorana nawe madamu bosi wanjye, ntago nabyanga, njye ndi kumwe nawe gatanu ku kandi ngewe gakeya turi kumwe. None se ubwo nakanga nshingiye kuki kuba nakorana nawe, njye ndi kumwe nawe? Ubwo umusore nyine yarabyemeye. Umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati ariko ngiye mfite uburyo ngomba kuba nabikoramo, hari ibintu nshaka kuba nakora, hari ibyo nari ndimo ndakoramo research iby'uburyo nshaka kuba nabikoramo. Hari umugabo wo muri uno mujyi cyangwa se umukire wo muri uno mujyi wo muri ye groupe, kandi ye groupe dore ni y'uwo musore. Rero yatangiye kuba yavuga ati nakuze mwumva cyangwa se nahoze mwumva iko ye groupe nayo ikomeye cyane. Umusore yakubise mu kantu atangira kuba yatekereza cyane, bavuze kuri ye groupe kandi ni yiwe. Ariko Yesu atangira kuba yajya kure cyane, ajya kure cyane. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati kagira inkuru. Undi akamubwira ati ye groupe ati ni nziza cyane, barishoboye cyane, kandi byaba ari iby'igintu cyiza naba ngiye gukorana nabo kuko iriya famiye ifite imbaraga. Rero nkoranye nabo byangeza kure cyane. Uwo arimo arabwira n'uwo nguwo nyirawo, ahubwo atari no kuvuga ngo ni umukozi waho, we niwe nyirayo. Ubwo niko Yesu atangira kuba yavuga ati ubundi nabitekereje hagati mu mwaka washize, ariko ubu ngubu ndakeka kuri ya mwana nituza kuba twaganira, ngewe rwose tuzagera ku bintu bikomeye. Uriya muzungura w'iriya famiye tugomba kuba twakiga ukuntu twabigezaho biriya bintu byose, nkareba ukuntu nanjye kampani yanjye nayikura mu cyuho, kuko ndabizi ko bizakora. Numvishije ngo yize mu mahanga, ariko sinigeze menya aho ariho, ariko araza kuba yamfasha ibintu tuze kuba twabigeraho. Uriya musore ndaza kuba nabimushaka tubiganireho. Umusore wari kure cyane mu bitekerezo. Umukobwa nawe akagumya avuga ati ndakeka ko ibintu nari nkoze ari ibyanyabyo kuko afite imbaraga, ahubwo se kuki numva mfite ubwoba? Uwo ni umusore agatangira ati ko numva mfite ubwoba, ubu ntiyamvumbuye we. Umusore we afite ubwoba ko bamuvumbuye, ari kure cyane. Bakamubwira ati we kuri kure cyane bite byawe? Ubwo wari kure cyane agatangira kuba yakigarura akavuga ati komeza umbwire, ndimo ndumva, hanyuma se biraza kuba byagenda gute? Komeza umbwire. Ubwo undi akamubwira ati mbere yuko izuba riza kuba ryahita cyangwa se ryarenga, ndaza kuba nabonye igitekerezo cy'ukuntu ngomba kuba nahura n'uwo musore, tukagira ukuntu ibintu byose tuza kuba twabiganiraho, tukareba ukuntu ibintu tubyuzuza, cyane cyane ko umuryango wiwe n'uwanjye bajyaga bakorana n'ubundi amaporoje. Rero kuba twagera kuri iyo poroje ndibuze kuba namubwira ntago ari ikintu kirenze. Derike we yagiye yashaka akagenda kuko ntago mwitayeho cyane ibyo arimo arashaka kuba yakora. Reka kuriya yarashaje, nareka abana bikorere. Ayo ni amagambo y'umukobwa nyine arimo aravuga ko papa wa Sandra w'ibintu arimo aravuga bitari buze kuba byamurya, nta hantu biri buze kuba byakora. Ubwo umusore akamubwira ati cyane rwose uri umuhanga Miss we, ndagushyigikiye cyane, urarenze. Ibyo bintu urimo uratekereza ni ibyanyabyo. Umukobwa akamubwira ati sigaho tukakure. Undi akamubwira ati ahubwo ikibazo ndimo ndibaza ukuntu bino bintu ndibuze kuba nabikora, nicyo kibazo mfite, sinzi ukuntu ndibuze kuba nagera kuri uriya mwana rwose w'umuzungu. Arimo aramwita umwana kandi baranahagararanye. Agatangira kuba yakibaza ati ndaza kuba nabikora gutera, ibi bintu ni gute ndibuze kuba nabikora ko mbona birimo biraza kuba bigoranye cyane, ndaza kuba nanegosiya nawe gute? Ubwo umusore hari ibyo yatangiye kuba yareba, abona ko umukobwa arimo arakora research nyine, arimo arashaka amakuru. Yitegereje neza abona umukobwa hari ibyo atangiye kuba yageraho. Umukobwa akavuga ati urimo urareba ibiki se? Ibi bwose ni ibintu biranga ikampani yabo. Rero ndimo ndashaka ukuntu itwaza kuba twasangira nawe, ariko uriya mugabo banza ari ni dayimoni, bitewe n'ukuntu bamuvuga ashobore kuba ari dayimoni kandi bari kumwe. Umusore nyine akanasekamo, agatangira kuba yavuga ati aya makuru ari hahangaho online, njye ndimo ndakeka ko ari ibihuha. Ayo makuru ashobore kuba ataraya nyayo, ashobore kuba ataraya nyayo. Ubwo nyine arimo aragira ngo umukobwa ataza kuba yamugeraho, akamubwira ati bino bya address cyangwa se ahantu bakorera na nimero zabo ni ibihuha. Umukobwa akavuga ati ntago ari ibihuha. Ubimenye ute se ko ari ibihuha?
urabizi se ufite ibyanyabyo? Ufite ibyanyabyo? Umusore akarya indimi agatangira kuba yavuga ati ngewe ntitaye kubanza mfite, ngewe ntivuze ngo ngiye kuba nabongera, ngomba kuba nakora ikintu kizima. Ariko umusore akamubwira ati ibyo ni ibyanyabyo da. N'umukobwa nawe akamubwira ati ngomba kuba nakora mpaka nkoranye na ye groupe, tukaza kuba twagira ikintu tugeraho noneho ikizima ninza kuba ndi kumwe n'uwo mwana waho. Ndaza kuba nagerageza kumubwira kandi ndaza kuba namukomveka dukorane, tugira ibintu bizima tuza kuba twageraho, ntago biri buze kuba byananira. Nshaka kuba nakongera nkazamuka. Uwo n'umukobwa nyine urimo urabivuga kandi atazi ko arimo arabibwira nyiri kampani ariyo ye groupe. Ubwo akamubwira ati se kubera iki nta kintu urimo uravuga? Bimeze gute kuki nta kintu urimo urambwira? Igira ikintu umbwira ahubwo mfasha dushaka no makuru y'ibintu byose, mfasha tuyashake. Ubwo nuko nguko umusore yahise atangira kuba yavuga ati se ndamutse ngufashije kuba twahura nawe cyangwa se kuba wahura nawe, ndamutse mbigufashije? Ubwo yaramwitegereje, n'umukobwa nawe aramwitegereza. Umusore w'ikintu ashaka ntukibona se? Ni akantu kitwa ngo mwebo. Ubwo nyine yatangiye kuba yagenda amwegera gake gake, umukobwa nawe yapfiriyemo akamureba akamwitegereza. Disi umukobwa ni mwiza, umusore ni mwiza. Ubwo bararebanye, umukobwa nawe arapfa. Gake gake umusore atangira kuba yamanuka, gake gake amubwira ati ngewe ndaza kuba nabigufasha, uze kuba wahura nawe ndabigufasha. Undi akamubwira ati wowe se? Nyine no kuba yamumenyera atazi kariwe, akamubwira ati we subirayo agenda hoshi, izo mbaraga se waba wazikuye he? Ubwo bwenge waba wabugize ute? We wahurira he nawe? Undi akamubwira ati ariko ngewe numvishe ngo yaguze ubutaka hano muri River City mu myaka ishize, ngo yaguze ubutaka ahangaha. Ubwo nyine we n'ubundi uri muri ivuga. Ubwo agatangira kuba yabibwira umukobwa nyine ngo yumvishe yaraguze ubutaka. Umukobwa akamubwira ati ibyo ngibyo ndabizi, mbwira ibindi bintu ntazi. Ibyo ngibyo byo ndabizi kuko ubwo butaka yaguze natwe twari tugiye kuba twabugura, bwari bunahenze cyane. Rero ibyo bintu bwari butaka buhenze, tuza kuba tubihanganiramo, birangira n'ubundi adutsinze. Ubwo umusore nuko nguko yarebye yitegereza mu kirere, nako mu kirahure atangira kuba yamubwira ati ibyo ngibyo se ubizi ute? Ibyo ubizi ute? Reka nkubwira ati reka tugasoreza ahangaha, duhure ku munsi w'ejo. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire uko ino video wayibonye. Iramutse yagushimishe ntibagirwe kuba wakora kuri like. Noneho ikirenzeho reka mbe nagusaba akantu, byaba ari igitangaza binababashe kuba tugeze kuri ino episode utari wakora kuri subscribe. Noneho ikirenzeho reka nkubwira ati akandi gace ni ku munsi w'ejo, tuhagere kare. Ciao ciao.